Ndabahaye mwiriwe inshuti n'abagenzi aho muherereye mwese, kuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe. Ndumva ikirundi kirimo kigenda kimfata muri iyi minsi, ndimo ndagikunda. Rero impamvu mfite inshuti nyinshi z'i Burundi tubana mu buzima bwa minsi yose, mbonereho n'abasuhuze abantu bari i Burundi nyine. Imana ibaha umugisha, abanyumva kuri radiyo Umucyo, Imana ibaha umugisha. Ndabakengurukiye, ndabizi ko mumeze neza, kandi iyo mumeze neza nanjye mba meze neza. Ngira ngo murabibona ko mfite akanyamuneza neza ku mutima. Ndashimira Imana rero ko inyongereye undi munsi wo kuba hano ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Kandi ndashimira Imana, Pawulo niwe wigeze avuga ngo ndashimira Imana Data yabonye ko ndi uwo kwizerwa, ikangabira umurimo mwiza wo kuyikorera. Nanjye ndashimira Imana Data yabonye ko ndi uwo kwizerwa, ikantoragura aho nari nduhiye, ikankura mu buzima nari ndimo, ikangabira umurimo mwiza wo kuyikorera. Reka ngusabe rero, niba ari bwo bwa mbere udusuye, nanashimire abantu mwese tubana, tumaze kugera ku 8,000. Ese ni kuki tutazamuka ngo untere inkunga, nanjye ngutere inkunga, unshyigikire, ufate iyi video cyangwa se izi nyigisho uzisharinge, uzihe bagenzi bawe mu mbuga ukoreramo cyangwa ubamo, kandi nuyoherezayo ubabwire ngo nimwumve ijambo ry'Imana. Tumwigisha mwiza pe, utagira ibikabyo, utagira kwiyemera. Ndabizi ko ndi umwigisha mwiza, ndi umugabo mwiza, usa neza, wambaye agapira keza. Mfasha rero, mfasha tuzamuke. Uzi ko njye nawe dufatanyije uyu mwaka twawurangiza nibura tumaze kugira 100,000 by'abasabu, kandi byagenda neza. Kabiri, reka kuri cano turi 8,000, ariko ugasanga ikiganiro cyarebwe n'abantu batarenga 200. Why? Kubera iki? Shidagani ibyo mbaha ntago bibanezeza, ntago bibanyura. Nyandikira umbwire icyo mpindura, kandi nzagikora. Imana ibaha umugisha rero. Ndifuza kunyandikira, wanyandikira inbox, wanyandikira, washyira muri commentaire, nzagusubiza. Kandi ndabizi ko tuzafatanya gusenga. Ngiyi nimero washakaho: 0782298348. Abari hanze y'igihugu cyacu ni akamenyetso ko guteranya 250 782298348. Dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Ufite umuvandimwe uba mu mahanga, mubwire ngo mu Rwanda hasigaye cano imwe yitwa Umurage w'Abera TV, itabaho amatiku. Izindi ubwire uti hasigaye cano imwe ibaho inyigisho z'umwimerere, itabaho amatiku. Hanyuma njye nawe dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. Mbaye ikaze, nyandikira muri commentaire, koraho kuri ako gakumwe, duhe like. Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Dusenge then twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko duhaye uyu mwanya. Reka ukorane nanjye muri iri jambo ngiye gutambutsa, abaza kuryumva bahabwa umugisha, kandi rikura abantu ku rwego ribageze ku rundi. Mwuka wera abe hamwe nanjye, marayika ushinzwe ivugabutumwa abe muri njye, kugira ngo ntagira ijambo na rimwe mvuga rigasitaza abantu,
ahubwo ribe rivura n'irikiza, kandi imitima yose ineze amatwi uye kumva no kumvira mu izina rya Yesu, amen. Turasoma Tito, yes, turasoma Tito, igitabo cya Tito niho ngira ngo tuganire. Tito, wow. Urwandiko Paulo yandikiye Tito ni hagati ya Timoteyo na Filimoni. Iyo uvuye kuri Timoteyo uhita ujya kuri Tito, yego, hanyuma naho ngaho igice cya mbere n'umurongo waho wa 5. Ntago nza gutinda. Haravuze ngo Paulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikireti. Paulo ashinga Tito gutunganya iby'Ikireti. 5, haravuze ngo icyatumye ngusiga Ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Imana itugirire neza. Reka subiremo. Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya mbere n'umurongo waho wa 5. Aravuze ngo icyatumye ngusiga Ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Imana itugirire neza. Reka soreza aho ngaho. Iyo ukomeje hepfo aramubwira ngo kandi no kugira ngo ushyire abakuru b'itorero, ariko ntabwo icyo ari cyo ngendereye cyane. Ndashaka kuvugana nawe mu minota itari myinshi ku ijambo rivuga ngo uzi impamvu uriho. Mama, wiriwe neza? Waramutse? Uraho? Waraye neza? Ndagukunda. Mukobwa mwiza, urasa neza cyane. Aho duhuje amaso ndabona usa neza cyane. Ndakuyambiriye. Papa, mwaramutse? Wiriwe neza? Ese uzi impamvu uriho? Mbariza uwo mama mwicaranye muri iyo ntebe, madamu wawe. Mumbarize ngo uzi impamvu uriho. Mbariza uwo mugabo muri kumwe aho ngaho. Mumbarize ngo uzi impamvu uriho. Abo bahungu bawe nabo bakobwa bawe beza cyane Imana yakwihereye, bambarize ngo muzi impamvu muriho. Reka mbabwire, dufite ikibazo. Abantu babayeho, nimbivuga ntimuntera amabuyera, nk'ingorofani. Ntago bazi impamvu bariho. Uzanarebe, niyo mpamvu ujya kubona ukabona ikintu cy'igisore gifite ibituza cyateruye ibyuma, ukayakubona ukabona cyambariye ipantaro munsi y'ikibuno ukagira ngo bacyambitse pampa. Kubera iyihe mpamvu? Araho nyine azi ko umurimo we ari uwo kunywa ibitabi, ari uwo kunywa ibiyoga, ari uwo gusambana. Ntabwo azi impamvu ariho. Ese uzi impamvu wagiye muri uwo mujyi gucuruza? Urayizi? Hari abantu benshi babigerageje birabananira, ariko wowe byarakunze. Uzi impamvu wagiye aho muri uwo mujyi? Uzi impamvu ukorera muri iryo soko rya Nyarugenge? Uzi impamvu ucururiza aho kwa Mutangana? Ese uzi impamvu utuye aho muri uwo mudugudu? Ntabo mwari muturanye kwakodesha byananiye? Uzi impamvu wabyaye abo bana? Dufite abantu babayeho batazi impamvu bariho tu. Abyuka mu gitondo agakaraba akisiga akajya mu kabari, ariko impamvu uriho ntago ari yo kugira ngo ujye mu kabari. Ubu hariho n'abari kunyumva baryamye, ubu mu kanya bagiye kubyuka yigire kurara ku muhanda. Ese uzi impamvu uriho? Pasi, uzi impamvu uri muri uwo mwanya? Paulo narabivuze mu nyigisho yatambutse,
ni umwe mu bagabo bakoreye Imana. Umurimo wa Pawulo wari uwo gufungura amatorero, akimika abashumba, akabahesha umugisha, akabasiga aho ngaho, akagenda akajya gutangira ahandi. Hanyuma aza gutangira itorero rya Kreti. Ngo arangije ahasiga umuhungu cyangwa umugabo witwa Tito, amusigaho muri iryo torero kugira ngo aribere umuyobozi, abe umuyobozi waryo. Icyatumye ngusiga i Kreti kwari ukugira ngo utunganye leboteke salaba ibyasigaye bidatunganye. Ndumva ashaka kuganira nawe kandi amagambo akomeye uwamuka mu mwanya ukayumva. Haleluya. Ntabwo nje imbere y'iyi kamera kugira ngo ngusabe, ni ukuri ntabwo nje kugusaba. Sinjya nsaba abo tubana kuri radiyo mu buzima bwa buri munsi, ndabibabwira, ntabwo nsaba. Mvuga ubutumwa kuri radiyo Umucyo kuwa gatanu saa 10 za hano mu Rwanda, saa 10 z'umugoroba, no ku cyumweru saa 12 za mu gitondo. Imana iguha umugisha kunyumva. Icyatumye ngusiga i Kreti, amusiga aho ngaho aragenda ajya gutangira umurimo w'Imana ahandi. Agezeyo akurikirana amakuru. Iyi Bibiliya ntabwo ivuga ibintu byose. Akurikirana amakuru ya Timoteyo, ya Tito, asanga inshingano yamusigiye sizagikora. Ndagira ngo nkubwire mamuneza amatwi, Imana ikurikirana amakuru yawe isegonda kurindi. Imana ikurikirana amakuru y'ubucuruzi bwawe isegonda kurindi. Imana ikurikirana amakuru y'urugo rwawe isegonda ku yindi. Imana ikurikirana amakuru y'ubuzima bwawe isegonda ku yindi. Imana ikurikirana amakuru yawe isegonda ku yindi. Haleluya. Pawulo ngo akurikirana amakuru ya Tito, asanga yatangiye gutandukira. Wari uzi ko Imana ikurikirana amakuru ya bizinesi yawe? Ugerageza kuyanyegeza kugira ngo ubone uko unyereza imisoro, ugerageza kuyahisha kugira ngo ariko Imana irayakurikirana. Icyatumye ngusiga i Kreti kwari ukugira ngo, haleluya, icyatumye Imana ikujyana muri urwo rugo. Hari abantu babayeho batazi impamvu bariho, babona bagenda nyine. Igihe ukabaza umuntu ngo ese ugiye, ati nanjye ndabona ngenda, ntazi niyagiye. Icyatumye Imana igusiga, nyumva neza, hari abandi mwari kumwe bapfuye, ibyo urabizi kundusha. Hari ahantu Imana yakurokoye utagombaga kuva, ibyo urabizi kundusha. Hari intambara wabayemo Imana irayigukiza, ibyo urabizi kundusha. Hari imipanga Imana yagukuye hejuru, ntabwo ari uko wari uzi kwisha cyane kurusha abandi, ibyo urabizi kundusha. Icyatumye ngusiga, haleluya,
icyatumye ngusiga. Urabizi abantu mwabanye mu buzima, mwatangiriye rimwe, wowe warazamutse urabasiga, uyu munsi baracyapfundikanya, wewe wagize umugisha ibyawe birakunda. Hari impamvu Imana yakuzamuye kugeza kuri urwo rwego. Ese urayizi? Icyatumye Imana igusiga aho ngaho kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Icyatumye Imana ikujyana muri ako kazi kwari ukugira ngo ufashe imfubyi n'abapfakazi. Icyatumye Imana igushyira muri uwo murenge ntabwo kwari ukugira aho uvuka urahazi iwanyu, uhazi kundusha. Uyu munsi ufite imodoka, urarya, abana bawe bariga bobobobo, ariko subira inyuma. Warangiza ukagereka akaguru ku kandi ati mu murenge wanjye, mu murenge wawe. Nta soni. Imana yagushyize ngo wakira abantu. Ibuka ko wicaye kuri iyo ntebe hari abandi bayicayeho. Nutitwara neza nawe bazayikwirukanaho, ugenda nta n'imperekezo ufite, no kubona y'igare bizakugora. Icyatumye Imana ikwambika uwo mwenda wambaye, uwo nizo n'utu tuntu turi hano ku rutugu, ntabwo uri umuhanga. Subiza amaso inyuma. Uranyumva uri mu kazi, uranyumva uri mu rugo iwawe, uranyumva wicaye, subiza amaso inyuma. Haramubwira ngo Tito we, icyatumye ngusiga Kirete, icyatumye ngushyira muri ako karere, icyatumye ngushyira muri uwo murenge, icyatumye ngushyira muri iyo ntara, icyatumye wicara muri iyo ntebe kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari impamvu Imana yakujyanyaho. None Imana wayihembye gusimburanya abagore nk'usimburanya amakariso. None Imana wayihembye kwirirwa utuka abantu, nicyo wayihembye. Imana wabonye business twasenze, nubwo mubyirengagiza ariko murabizi. Uyu munsi Imana wayihembye kwiba icya 10 n'amaturo, ngo niwe ejo uzataha. Icyatumye Imana ikwimika Tito, Paulo yandikira Tito aramubwira ngo icyatumye ngusigaho. Ntabwo Imana yagusizeho kugira ngo subiza amaso inyuma. Ese urimo urakora iki Imana yagusigiyeho? Uzi iki Imana yagusigarije? Ntabwo Imana yagusize ngo ugire ishyari. Ntabwo Imana yagusize ngo wihorere. Ntabwo Imana yagusize ngo ugambane. Ntabwo Imana yagusize ngo ubuze abandi amahoro. Ntabwo Imana yagusize kugira ngo ubuze abantu ibyishimo. Icyatumye ngusiga Kirete, icyatumye Imana igusigaho, subiza amaso inyuma. Icyatumye Imana ikurokora muri cya cyobo abandi bagapfa wowe ugasigara. Hari impamvu Imana yagusize. Ibuka amakompora yakuguye hejuru kwangana. Imana iragusiga, urarokoka. Lela shato kerebe foregrai. Yandikira Tito, haramubwira ngo Tito mwana wanjye, uramenye utishyira hejuru, uramenye utiyemera, uramenye utirarira. Icyatumye ngusiga Kirete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. None Imana wayihembye kubeshya, none Imana wayihembye ubwibone, wayihembye kwirirwa wambaye ubusa, wayihembye kwirirwa ubirandura ibibuno by'abagore, wayihembye kwirirwa utukana. Imana wayihembye kwishyira hejuru. Ninde mwibona uriho? Ni wowe. Ninde mwirasa uriho? Ni wowe. Ninde? Ni wowe. Ninde? Ibuka icyatumye nkujyana i Burayi. Ibuka bagerageje kujyayo bikanga.
ibuka uburyo wageze mu Bubiligi bimeze, ibuka inzira waciyemo, nta bandi bazisigayemo bagapfa wowe ukagerayo, nta bandi bahageze bikanga wowe ko byakunze, nta bandi mwajyanye muri Canada ndetse wanasanzeyo ubuzima bwabo nawe ureba ukabona burasuzuguritse, ariko we bikaba byarakunze ukaba waragize umugisha. Ibuka ndakwinginze, ibuka ntabwo Imana yakujyanye muri Amerika ngo ugende ujye gusa n'abandi, ntabwo Imana yakujyanye i Burayi ngo ugende ujye gusa n'abandi, ntabwo Imana yaguhaye ubucuruzi ngo ugende use n'abandi. Ko none se runaka ko byambara ni runaka nyine, ngo none se runaka ngo ko ajya mu kabari ni runaka nyine, ngo none se runaka ko yacyura indaya ni runaka nyine, ngo none se runaka ko yirukanye umugore ni runaka nyine, ngo none se nyira runaka ko yatandukanye n'umugabo ni we nyine. None se ni wowe? Saviye ni Saviye na Janvier ni Janvier. Janvier musori ntago ari wowe mvuze. Yego yego, icyatumye ngusiga Kirete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ese urimo ngiye gusenga, urimo uratunganya ibyasigaye bidatunganye? Imana irashaka utunganya ibyasigaye bidatunganye. Naraye mbibabwiye abo twakoranye ikiganiro, mu kiganiro cyatambutse, ni munyumve mbabwire yemwe, nababwiye agatekerezo k'ibikeri, ngo ibikeri byari bimenyereye kuba mu mazi muri pisine, ngo bikaza bigatoba amazi, amazi bikayatoba. Nyirayo nyiri pisine aza kuvuga ati reka ngo mbereke cagasuzuguro, reka mbabwire sha Imana igiye guca agasuzuguro kanyu mwihaye. Ngo aragenda muri pisine ashiramo amazi ashyushye, biramanuka nk'uko byamenyereye, biva ruguriyo biraza, ngo icyambere kirasimbuka nicyo cyayaga kibanzamo, ngo kirohamo, ngo kirohemo, cyumva amazi arashyushye, kirahindukira kireba inyuma, kibwira ibisigaye, kirabibwira ngo mwoge magazi, amazi si yayandi. Ni munyumve mbabwire yemwe abaneza amatwi, abari kure n'abari hafi, abantu baravuze, ubutumwa bwaratambutse, mu mihanda bwaravuzwe, ayaya mu nsengero byaravuzwe, mwarabyumvise, nta naho muzabihungira. Igihe cyabyo kirageze ngo gisohore. Nakugira inama yo koga magazi, amazi ntabwo ari yayandi. Turi mu gihe kigoye, turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi igoye. Subiza amaso inyuma nawe urebe, ese ibi hari aho wigeze ubibona? Ese ibi hari ahandi wigeze ubyumva? Ese ibyo uri kubona hari aho wigeze ubibona? Ni iki ubona gisigaye? Hindukira ndakwinginze. Ese uri gukora iki Imana yagusigiye aho ngaho? Imana yagusize ngo ube umukristo, none wadukanye ingeso y'ubusinzi, wadukanye ingeso y'ubusambanyi, wadukanye ingeso yo gutuka abakozi b'Imana, waretse ababatuka bakabatuka. Urashaka iki? Nyambibona nkabwiriza ngo ubwo ndabizi ko nafashije abantu, umuntu agahura uduka akandika commentaire, akaba numpamagara kanuka kuri mama kanokombeza, nkamubaza ni washoje? Hawuya nicyo ngicyo ubibye uzagisarure. Uzi icyo mbamubwiye nuko ngukunutse, nawe uzabona umuntu gutuka wumva uko bimera. Ariko haraho mwigeze mubibona mwebwe? Ngiye gusenga. Icyatumye ngusiga, icyatumye Imana igusiga ikujyana muri urwo rugo, ntabwo ari ukugira ngo uci inyuma y'umugabo. Ni gute? Reba, umaze kubyara abana bangahe? Muri abo bana ufite aho mu rugo iwawe, ndabizi mama isoni zirakwishe nibyo, ariko subiramo mbwire, abo uwo mugabo ni bangahe? Icyatumye ngusiga Kirete, aho watangiriye gucuruza,
aho watangiriye gucuruza, aho wagiriye mu bucuruzi, umaze gutanga icya 10 kangahe? Ujyayo ntabwo uza amarira warize, reka ibihombo bize bikwatake rero. Hoho! Bikwatake, banki kwatake, induru zivuge. Ndebe uko uzabigenza. Icyatumye Imana ikujyana muri iryo soko si ukugira ngo use n'abandi bagore bahari, kwari ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye. Papa, icyatumye Imana ikugira directeur w'icyo kigo, ukaba umuyobozi wacyo, si ukugira ngo ujye wirirwa usambana n'abagore bakora aho ngaho. Rega buriya nubwo babikora bakaguha, ariko ntago babikora bishimye. Uzabimenya umunsi byakugarutse. Ngiye gusenga. Icyatumye Imana igusiga, icyatumye Imana igushyiraho, kwari ukugira ngo utunganye byasigaye bidatu. Imodoka yawe niyo yabaye rogi, biro yawe niyo yabaye uburiri, ariko urababirandura wa wishyurira abana b'abandi, abawe bari kurindagira, utaye umugore icyangugu, ugeze i Kigali uvuze kuri umusore, utaye umugabo ibumbogo, uje ku Gisozi iwacu, urahageze uvuze kuri umukobwa, ariko nawe urabizi ko ibyo uvuga ubeshya. Garukira aho ngaho ndakwinginze, garuka, hindukira, 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 hindukira. Icyatumye Imana igushyira muri uwo mwanya. Uza abantu biyamamaje kuba abadepite, ntibibakundire, ugiye kumbwira ngo none se nashaka bari mwene wanyu uwahagushyize. Uza abo byanze, ese utekereza ko wagiye muri uwo mwanya kubera ko uri intyoza, kubera ko uzi kuvuga? Hari impamvu Imana yakujyanyaho. Uzi impamvu wagiye wabaye senateri? Uzi impamvu uri aho ngaho? Kwari ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye. Uzi abo mwagendeye ku mafunzo rimwe, abo mwapasingiye rimwe, reba urwego ugezeho uyu munsi uratambuka tugahunga, ugira ngo nuko wari umuhanga. Oya, Imana igushyize muri uwo mwanya kugira ngo igusuzume. Umva nkubwire, Imana iyi promosiyo, Imana igushyize muri uwo mwanya kugira ngo igusuzume. Icyatumye Imana igusiga kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Icyatumye Imana iguha uyu mugabo kwari ukugira ngo nugera muri uyu muryango uzawubake. None ugezeyo wasanze abantu babana neza, bukeye kabiri ubwira umugabo we ko nyoko bukwa ari umurozi. Ahubwo ati impamvu tutabyara nayimenye ni mabukwe wandoze. Ariko icyatumye Imana igushyiraho ngaho kwari ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Mu nyigisho yatambutse nabajije abantu, reka nkubaze namwe bahanuzi, reka mbabaze nsoze. Utirabashakaya babashikorobo, izi mvuna muheto z'indimi yo munazikora, yo mubitoraguraho ibi bintu mubivana kwandi. Niba ari nyabingizi iwanyu zibavugiramo, niba ari abacwezi b'iwanyu babavugiramo, ntago mbizi. Umugore ubyaye 3 4 mu rugo, pakaza bonye Imana irambwiye ngo uriya mugabo si uwawe. Ariko wa muhanuzi we, reka nkubaze, uru rugo usenye, izi mfubyi wawe usize, nahoze nganira n'umukozi w'Imana, mubwira ubuzima iwacu n'uyu munsi inimba n'umubabaro ngifite nuko utarerwa n'ababyeyi. Bikomere dufite byatubujije kwiga 99% nuko utarerwa n'ababyeyi. Suko nkurikije amashuri mfite, ubwenge nari mfite, iyo nza kugira umuntu unyishyurira nanjye, uyu munsi mba mfite doctora.
nikoma izi mpfu aba bana uteye ubupfubyi, isi umusohoye mu rugo uramutwaye, umubwiye ko ari kuwiteka, umubwiye ko uyu mugore Imana ivuze ko